Tudatinze rero n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Road Rules Academy. Iyi ni channel bagezaho amategeko y'umuhanda, by'umwihariko itanga ibibazo n'ibisubizo bigufasha gutsinda neza ikizamini cya provisoire. Ni muri mushyashya kuri na channel tugwaye ikaze, kandi ikindi ndagusaba gukora subscribe niba utari wayikora, bibuka gusiga like kandi ntibagirwe comment y'amanota tugiye kugira muri ibibazo 20 cyangwa se nuko wabonye ino video. Nyamama n'umunsi ku munsi nitwa Jemuve, reka bibutse mufate agakaye n'agakaramu kugira ngo mwandike ibisubizo muri amanota mwari kugira muri ibi bibazo byateguwe. Tudatinze rero n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti ubugari bwa rumoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura yikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ese ubugari bwa rumoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura yikuruwe n'ibihe binyabiziga muri ibi bikurikira? A. Igare. B. Velomoteri. C. Ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni A. Igare cyangwa ni B. Velomoteri. Ese ni C. Ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ubugari bwa rumoroki ntiburenza ubugari bw'ikinyabiziga kikurura yikuruwe n'iki kinyabiziga muri ibi bikurikira, cyangwa se yikuruwe n'ibihe binyabiziga? Twandike hano igisubizo ni C. Ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Ubugari bwa rumoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura yikuruwe n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Igisubizo ni C. Nkomeza kwibutsa ku bantu bakunda gushidikanya ku mapikipiki afite akanyabiziga ko ku ruhande, hano mu Rwanda ntago ayo mapikipiki akunda kuboneka cyane, gusa mu bindi bihugu agiye arimo. Tudatinze n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho iri uko yaba yikoreye kose ku kazamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'inyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese ni ubuhe buryo bwa feri? Bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho iri uko yaba yikoreye kose ku kazamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'inyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese ni ubuhe buryo cyangwa se ni ubuhe bwoko bwa feri butuma iyo modoka ishobora kuba yahagarara ku kazamuka kariko kose cyangwa se no ku gacuri gashinze cyane? A. Ni feri yo guhagarara umwanya munini. B. Feri y'urugendo. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni A. Ni feri yo guhagarara umwanya munini cyangwa ni B. Ni feri y'urugendo. Ese ni C. Feri yo gutabara cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni iyihe feri? Twandike hano igisubizo ni A. Feri yo guhagarara umwanya munini. Iyi feri yo guhagarara umwanya munini cyangwa se zo bakunda kwita amaferiyamu niyo ibishobora kuba yatuma umuyobozi ahagarara aho yaba ari hose imodoka ntigera ikiba. Tudatinze n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Ese icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'irihe bara muri aya akurikira? A. Umukara. B. Umweru. C. Ubururu. D. Umutuku. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni A. Ni umukara cyangwa ni B. Ni umweru. Ese ni C. Ni ubururu cyangwa ni D. Umutuku. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'irihe bara? Twandike hano igisubizo ni B. Umweru. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kiba kiri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura ndetse n'ubuso bwera gusa, nta kimenyetso cy'umukara kiba kirimo, ahubwo aba ari ishusho y'uruziga mu ibara ritukura ndetse n'ubuso bwera gusa nk'uko muri kubibona kuri iki cyapa kiri munsi. Mpamvu hano mpita mbashyiriraho icyo cyapa kugira ngo n'utakizi akibone ubutaha kitazamunanira
nubwo baba bakibajije mu magambo. Nkomeza kwibutsa niba uri mushyashya kuri ino channel, ndagusaba gukora subscribe, ubibuke gusiga like kandi ntibagirwe comment y'igitekerezo runaka cyangwa se y'amanota ubonye muri ibibazo 20 byateguwe. Kandi ikindi wibuke no kuyishara ngo inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye, kandi ushobora no kuba wayishyira no kuri status yawe. Natsinze n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kirabaza kiti ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Ese ni ibihe binyabiziga muri ibi bikurikira biba bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20? A. Amapikipiki. B. Velomoteri. C. Ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni amapikipiki cyangwa ni B. Ni velomoteri. Ese ni C. Ni ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni ibihe binyabiziga biba bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20? Twandike hano igisubizo ni B. Velomoteri. Hano ibinyabiziga nta bindi binyabiziga biba bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20 ni amavelomoteri cyangwa se ibyo bamwe bakunda kwita uduhene, ariko ntabwo bikunda gukoreshwa cyane, gusa muri rusange ni ibinyabiziga bya velomoteri. Igisubizo ni B. Natsinze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa kikubwira iki? Waba ukibonye mu bibazo cyangwa se ukibonye no mu byapa byo ku mihanda, iki cyapa kigusobanura iki? A. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. B. Inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C. Umuhanda utaringaniye. D. Umuhanda wangijwe n'isuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome cyangwa ni B. Inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. Ese ni C. Umuhanda utaringaniye cyangwa ni D. Umuhanda wangijwe n'isuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iki cyapa gisobanura iki, cyangwa se iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. Cyapa nta kindi gisobanura mu byapa biburira. Bibutsa ko ibyapa biburira biba biri mu ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Cyapa rero kikubwira ko imbere yawe hari umwaro cyangwa se icyome, bityo ukwiye kugenda urushijeho kwitonda. Ndatinze n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Ese ni ibihe bibujijwe cyangwa se ni ibihe bintu bibujijwe bibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga? A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B. Gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe cyangwa ni B. Gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni ibihe bibujijwe? Twandike hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe ndetse no gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kwibutsa ni muri mushyashya kuri ino channel, twaguhaye ikaze, ariko icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugasiga like, kandi ntibibagirwe na comment y'amanota ugiye kugera muri ibibazo 20. Ibyo bintu nibyo bidufasha kumenya neza koko nimba video mwayisoje. Iyo bigeze ku musozo mukatwereka amanota mwabonye mu bibazo 20. Ndabasaba rero kubikora. Kiri kandi niba wifuza code, nyandikira kuri iyo nimero nkufashe ube wabona code nawe ukora ikizambi. Natinze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Ese bifite cyangwa se icyo cyapa kiba gifite ibihe bimenyetso? Icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira.
ese ni ibihe bimenyetso iki cyapa gifite? A. Umweru n'umukara. B. Umutuku n'umukara. C. Ubururu. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni umweru cyangwa ni B ni umutuku n'umukara? Ese ni C ni ubururu cyangwa ni D? A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Si cyo cyapa kiba gifite ibimenyetso by'aya mabara. Twandike hano igisubizo ni B, umutuku n'umukara. Iki cyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Nk'uko muri kubibona kuri ino shusho ni icyo ngicyo kiba gifite ibimenyetso ni ibyo byo hagati by'umutuku ndetse n'umukara. Bibutsa ko iki cyapa kiba kiri mu byapa bibuza. Tuzatinze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kirabaza kiti iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanya icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Ese icyo cyapa kiba giteye ku buhe buryo? Iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanya icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Ese icyo cyapa cy'inyongera kiba giteye ku buhe buryo? A. Kare ifite ubuso bw'ibara ryera. B. Urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C. Mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni kare ifite ubuso bw'ibara ryera cyangwa ni B ni urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera? Ese ni C ni mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Icyo cyapa gishyirwaho ku buhe buryo? Twandike hano igisubizo ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Iki cyapa cy'inyongera kiba kiri mu ishusho y'urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Igisubizo ni B. Tuzatinze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ese ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ese ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo riba rigomba kuba ryakurikizwa mu masangano? A. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B. Iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A niyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari cyangwa ni B niyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora? Ese ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Twandike hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo igihe rikurikizwa mu masangano niyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari ndetse n'ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Tuzatinze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Ese icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa na yahe mabara? A. Ubururu, umweru, umutuku. B. Umweru, umukara, ubururu. C. Umutuku, umweru n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni ubururu, umweru n'umutuku cyangwa ni B umweru, umukara, ubururu? Ese ni C umutuku, umweru n'umukara cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa na yahe mabara? Twandike hano igisubizo ni B umweru, umukara, ubururu. Icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga
kiba kiri mu ishusho kare mu ibara ry'ubururu, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Niyo mpamvu hano icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kiba kigizwe n'amabara y'umweru, umukara n'ubururu. Igisubizo ni B. Tudatsinze n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti ni ryari ikinyabiziga gishobora kugendera mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora? Ese ni ryari ikinyabiziga kiba gishobora kugenda mu muhanda moteri itari kwaka cyangwa se vitesi idakora? A. Igihe kigenda ahamanuka. B. Igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. C. Igihe gifite feri y'urugendo. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni igihe kigenda ahamanuka cyangwa ni B. Igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Ese ni C. Igihe gifite feri y'urugendo cyangwa ni D. Ibisubizo byose nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora? Twandike hano igisubizo ni B. Ni igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Mu gihe icyo kinyabiziga gikuruwe n'ikindi kinyabiziga nicyo gihe icyo kinyabiziga kiba gishobora kugenda mu muhanda moteri itari kwaka cyangwa se na vitensi itari gukora. Igisubizo ni B. Igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Tudatinze n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. C. Ibyerekezo bibiri by'umuhanda. D. Birabujijwe kunyuranaho. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere cyangwa ni B. Nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. Ese ni C. Ibyerekezo bibiri by'umuhanda cyangwa ni D. Birabujijwe kunyuranaho. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni D. Birabujijwe kunyuranaho. Icyapa nta kindi gisobanura mu byapa bibuza, nk'uko twabibonye mu kibazo cyangwa se mu bibazo byabanje bya mbere. Twabonyemo ikibazo kivuga kuri iki ngiki cyangwa se kivuga kuri iki cyapa mu magambo. None kuri iki kibazo cya 12 muri kubona ko kibajijwe noneho hagaragara ishusho. Icyapa rero kikubwira ko bibujijwe kunyuranaho, ahandi bikavuga ko bibujijwe kunyuranaho ibumoso. Niyo mpamvu hano ibi bisubizo byose biba bigomba gukora. Wakurikiye neza iki ngiki ntago cyakunanira. Nyatinze n'ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? A. Isangano rifite ishusho ya T. B. Inzira idakomeza. C. Aho batelefonera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni A. Ni isangano rifite ishusho ya T cyangwa ni B. Inzira idakomeza. Ese ni C. Ni aho batelefonera cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iki cyapa gisobanura iki? Cyangwa se iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B. Inzira idakomeza. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa ndanga. Mbibutsa ko ibyapa ndanga biba biri mu ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ubururu n'ikirango cyangwa se ikimenyetso mu ibara ry'umweru. Iki cyapa rero ntago gisobanura isangano rifite ishusho ya T, ahubwo gisobanura inzira idakomeza. Iyo ukibonye kikubwira ko aho hantu ugeze hari inzira idakomeza. Igisubizo ni B. Nkomeza kwibutsa nimba uri mushyashya kuri no channel, ndagusaba gukora subscribe kuko nicyo kintu kizajya kigufasha kubona video zasohotse buri gihe. Ikindi kandi ubiko gusiga like cyangwa se gukanda kuri iki gikumwe, kandi ntiwibagirwe kuyisharinga inshuti zawe, cyangwa se ushobora no kuba wanayishyira kuri WhatsApp cyangwa se kuri status yawe yo kuri WhatsApp. Nkomeza kwibutsa kandi wifuza kode wanyandikira kuri iyo nimero nabwo tukagufasha. Tudatinze n'ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14 kirabaza kiti amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ese amatara maremare y'ikinyabiziga aba agomba kuzimwa mu gihe kingana iki? A. Iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B.
iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi cyangwa se n'ibindi. C. Iyo ari mu nsisiro. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Niyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20, cyangwa ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Ese ni C. Niyo ari mu nsisiro, cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Se amatara maremare y'ikinyabiziga aba agomba kuzimwa mu bihe bihe? Twandike. Hano igisubizo ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Hano amatara maremare aba agomba kuzimwa mu gihe ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, kuko amatara maremare iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi ahuma amaso, niyo mpamvu hano ugomba kuyahindura. Turatsinze n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza kiti mu bimenyetso bimurika itara ritukura rivuga iki? Ese iyo ubonye itara ritukura mu bimenyetso bimurika rikubwira iki? A. Hagarara keretse niba ushaka gukata ibumoso. B. Hagarara niba ubona nta byago byaguteza. C. Birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. D. Wemerewe kugenda niba aho usohokera mu muhanda cyangwa se mu masangano y'umuhanda hafunze. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Hagarara keretse niba ushaka gukata ibumoso, cyangwa ni B. Hagarara niba ubona nta byago byaguteza. Ese ni C. Birabujijwe kurenga icyo kimenyetso, cyangwa ni D. Wemerewe kugenda niba aho usohokera mu masangano y'umuhanda hafunze. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ubonye itara ritukura mu bimenyetso bimurika rikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni C. Birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Hano mu bimenyetso bimurika iyo ubonye itara ritukura nk'uko dusanzwe tubizi ntabwo wemerewe gukomeza, ahubwo uba ugomba guhagarara. Niyo mpamvu hano mu bimenyetso bimurika iyo ubonyemo ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo cyangwa se ibara ry'umuhondo, ntabwo uba wemerewe kurenga icyo kimenyetso, cyangwa se nta nubwo uba wemerewe kurenga iryo tara. Naho iry'umuhondo ni guteguza guhagarara, ndetse mu bindi bibazo hari icyo muzajya muhura nacyo kikubwira ko uba ugomba guhagarara niba nta cyago byaguteza. Ikindi, itara ry'icyatsi ryo rikakubwira ko riguha uburenganzira bwo kurirenga, cyangwa se riguha uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Ariko by'umwihariko iri tara ritukura mu matara cyangwa se mu bimenyetso bimurika rikubwira ko uba ugomba guhagarara. Ibisubizo ni C. Tudatsinze rero n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga kikubwira iki? A. Umuyaga w'intambike. B. Urusaku rwo mu muhanda. C. Ikibuga cy'indege. D. Ibisubizo byose ni ukuri, cyangwa nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Umuyaga w'intambike, cyangwa ni B. Urusaku rwo mu muhanda. Ese ni C. Ni ikibuga cy'indege, cyangwa ni D. Ibisubizo byose nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese iki cyapa gisobanura iki? Cyangwa se iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni A. Umuyaga w'intambike. Icyapa nta kindi gisobanura mu byapa biburira, bibutsa ko ibyapa biburira biba biri mu ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, buso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara nk'uko muri kubibona. Icyapa rero nta kindi kikubwira ko imbere yawe uri kugana hari umuyaga w'intambike, bivuze ngo ushobora kuba wazamura ibintu by'ibivumbi, cyangwa se ushobora kuba waguteza ibindi byago, bityo ukwiye kugenda urushijeho kwitonda, kuko iki cyapa nacyo kiri mu byapa biburira. Komeza kukwibutsa nimba uri mushyashya kuri ino channel, nta bundi buryo bwagufasha kujya ubona video zacu zasohotse za buri munsi cyangwa se za buri gihe uretse gukora subscribe, ukibuka gufungura inzogera, ikindi kandi ugakanda kuri icyo gikumwe, kandi ukaba wanasharinga ino video inshuti zawe kugira ngo nabo bakomeze kuba bafashwa n'izi video. Ikindi kandi ukibuka no gusiga comment y'amanota wagize. Tudatsinze n'ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17 kirabaza kiti ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ese ni ibihe binyabiziga cyangwa se ni ubuhe bugari bw'ibinyabiziga biba bigomba kugira amatara ndangaburumbarare? A. Ibifite metero 2 na santimetero 10. B. Ni ibifite metero 2 na santimetero 50. D.
ni metero eshatu. D metero ebyiri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni metero ebyiri na santimetero 10 cyangwa ni B metero ebyiri na santimetero 50? Ese ni C metero eshatu cyangwa ni D metero ebyiri? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni ibihe binyabiziga cyangwa se ni ibihe bipimo by'ibinyabiziga biba bigomba kugira amatara ndangaburumbarare? Twandike hano igisubizo ni A metero ebyiri na santimetero 10. Ibinyabiziga bifite ubugari bwa metero ebyiri na santimetero 10 nibyo binyabiziga biba bigomba kugira amatara ndangaburumbarare, kuko amatara ndangaburumbarare ni ayaranga icyo kinyabiziga, ubugari bwabyo cyangwa se uburumbarare bw'icyo kinyabiziga. Bivuze ngo ayo matara ashyirwa ku binyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bya metero ebyiri na santimetero 10. Tudatinze rero n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari? Ese igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, icyo gice kiba ari igice cy'iki? A ahanyurwa n'amagare na velomoteri. B ahanyurwa n'ingorofani. C ahanyurwa n'ibinyamitende. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni icyahanyurwa n'amagare na velomoteri cyangwa ni B ntahanyurwa n'ingorofani? Ese ni C ntahanyurwa n'ibinyamitende cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese iki gice kiba ari iki? Twandike hano igisubizo ni C ahanyurwa n'ibinyamitende. Icyo gice gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba cyaragenewe ahanyurwa n'ibinyamitende. Igisubizo ni C. Hari abantu bakunda kwibaza ijambo ibinyamitende icyo ari cyo. Ni ibinyabiziga byose bigenda hifashishijwe amaguru cyangwa se amaboko cyangwa se muri rusange imbaraga z'abantu. Nibyo binyamitende baba bashatse kuvuga. Ubwo bivuze ngo ni biriya binyabiziga byaba ari byo banyongesha amaguru cyangwa amaboko, byose ni ibinyabiziga by'ibinyamitende. Tudatinze n'ikibazo cya 19. Ndizera ko ibinyamitende mumenye icyo ari cyo. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A komeza imbere gusa. B aho kunyuranaho imbere. C aho guhagarara umwanya munini. D inzira y'icyerekezo kimwe. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni komeza imbere gusa cyangwa ni B aho kunyuranaho imbere? Ese ni C aho guhagarara umwanya munini cyangwa ni D inzira y'icyerekezo kimwe? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A komeza imbere gusa. Icyapa mbibutsa ko kiri mu byapa bitegeka, kandi ibyapa bitegeka biri mu ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umweru. Icyapa rero kigutegeka gukomeza imbere gusa nta handi ukase. Igisubizo ni A komeza imbere gusa. Tudatinze rero hano n'ikibazo cya 20. Ikibazo cya 20 kirabaza kiti igihe za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri zihagaze kugira ngo zibafate cyangwa bavemo ugomba? Ese mu gihe za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri zihagaze kugira ngo zibafate cyangwa bavemo, wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba gukora iki? A kuvuza ihoni ugakomeza. B gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka bitunguranye. C nta bwitonzi budasanzwe bukenewe. D ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A kuvuza ihoni ugakomeza cyangwa ni B gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka bitunguranye? Ese ni C nta bwitonzi budasanzwe bukenewe cyangwa ni D ibisubizo byose ni ukuri? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni B ugomba gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko
kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka bitunguranye. Hano igihe za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri zihagaze kugira ngo zibafate cyangwa bavemo, wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka bitunguranye. Ese ubonye amanota angahe muri bibazo 20 byateguwe? Ndagusaba kuyandikira muri komenti cyangwa se wandike muri ikindi gitekerezo wifuza kutugezaho. Ikindi kandi nshimiye buri umwe wese twabonye kuva video itangiye kugera isoje. Imana ikomeze kumuha umugisha, wowe wakoze subscribe ndetse nawe wayikoze, Imana ikomeze kuguha umugisha, kandi ndagusaba gukanda kuri icyo gikumwe. Ikindi kandi unayisharinga inshuti zawe. Nyamara umunsi ku munsi nitwa Jemuve, reka duhure muri video itaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.